Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bakundwa bavandimwe nshuti mwese abakurikira ibi biganiro bya Saveur Divine, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, umwami n'umukiza wacu. Imana ishimwe. Ntabwo mwari mumenyereye ko nza kuri uyu munsi kubaha ubutumwa bwiza mu Kinyarwanda, ariko byabaye ngombwa yuko ari njye wubagezaho. Nta gikuba cyacitse, byose ni amahoro, ndashima Imana muri byose. Muzi neza yuko muri iki cyumweru turi kubaganiriza ku ijambo rivuga guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Nanjye niryo jambo ndi bubaganirizeho, ariko mbere yuko mbaganiriza ndagira ngo mbashimire, mbahe ubutumwa butoya bwo gushima Imana, mbahe ubuhamya butoya bwerekeranye n'ishimwe riri mu mutima wanjye. Nezerewe Kristo, nezerewe Imana uburyo abanye nanjye muri iyi minsi, muri iki cyumweru cyashize, ndetse navuga ngo muri ibi byumweru bibiri bishize, nongeye gusobanukirwa neza urukundo rw'abana b'Imana ukuntu rukomeye. Amaraso ya Yesu Kristo atugira umwe, agatuma abantu bakundana. Ayo maraso ya Yesu Kristo nabonye ko afite umumaro cyane, nongeye kubisobanukirwa iby'urwo rukundo kurushaho. Yesu Kristo ajya kugenda yabwiye intumwa ze ngo mbasigiye amahoro yanjye, ariko abaha n'inshingano ikomeye ivuga ngo mukundane nk'uko nabakunze. Haleluya. Rero nabonye abana b'Imana bafite urwo rukundo rw'umwimerere Yesu yasize adusabye kugira hagati yacu. Ndamushimira cyane. Reka rero dukomeze nyuma y'ubwo buhamya, dukomeze gahunda y'iki cyumweru. Nongere mbibutse yuko Yesu Kristo yaje mu isi katuzanira inkuru nziza y'agakiza, inkuru y'ubwami bw'ijuru. Haleluya. Hanyuma yaraje amarana imyaka 3 hamwe n'abigishwa be, abigisha ibyo ubwami bw'Imana, iby'inkuru y'ubwami bw'Imana, ababwira amagambo meza, abigisha amagambo meza y'ubugingo. Hari igihe kimwe benshi bamuvuyeho, hanyuma abwira intumwa ze ati mbese ni iki gituma mwebwe mutagenda mutamvaho? Petero yari yuzuye imbaraga z'umwuka, agira ihishurirwa, abwira Yesu Kristo ngo mbese mwami twakuvaho tukajya hehe, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Haleluya. Ndashimira Yesu Kristo kubw'amagambo y'ubugingo yadusigiye. Ayo magambo meza y'ubugingo tuyabona mu byanditswe byera. Ibyo byanditswe byera murabizi, tubibona akenshi muri biriya bitabo 4 by'ubutumwa bwiza: Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ubwo rero urebye ibyo 4 bibanza nibyo bikusaniyemo amagambo menshi Yesu yavuze, amagambo menshi atwereka imirimo yakoze akiri hamwe n'intumwa. Ibyo byose tubibona muri ibyo bitabo. Hanyuma ikindi kintu tubona nuko mu gihe ziriya ntumwa zari kumwe na Yesu, yarazihamagaye nyine azihitamo, hanyuma ari kumwe nazo, navuga yuko zari zimeze nk'abantu bari muri stage. Bari muri stage hamwe na Yesu,
ariko igihe cyarageze, igihe cya stage cyagombaga gushira. Yesu yari yarababwiye, uturebye muri kiriya gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, mbere y'uko azamuka ajya mu ijuru, hari ijambo yababwiye ngo bazahabwa imbaraga, reka ndisome nihuse. Byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, arababwira ati cyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera z'isi. Ibi ngibi Yesu yababwiye gutya by'uko bazaba abahamya, bazahabwa imbaraga zo kumuhamya. Muri make yari ari kubabwira ati muzagenda muhamye uwo ndi we, mwigisha abandi. Ni nkaho yari ari gukomoza kuri iki gikorwa cy'uko bazahindura abandi kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Turi ku ijambo rivuga guhindurira abandi kuba abigishwa. Mbere y'uko rero tujya muri icyo gikorwa cyo guhindura kuba abandi abigishwa, hari ibintu by'ibanze bigomba gukorwa. Yesu Kristo ubwe yatanze urugero rwiza, asaba Yohana, amusaba yuko amubatiza. Mu by'umubatizo wa Yesu tubibona muri Matayo 3 umurongo wa 13 kugeza kuri 17. Ntabwo ndi buhasome kugira ngo twihute tuvuge cyane ibyerekeranye n'inyigisho y'uyu munsi, ariko muzabona ukuntu Yesu yasabye Yohana umubatiza ngo amubatize. Hanyuma icyo kintu ni igikorwa cyiza Yesu yakoze, agira ngo atange urugero rwiza, atwereke yuko ni ngombwa kugira uriya mubatizo wo mu mazi menshi. Hanyuma ikindi ni uko Yesu, mbere y'uko tugenda tugahindura abandi kuba abigishwa ba Yesu, hari imyifatire tugomba kugira. Hari uburyo tugomba kwitwara buranga umuntu wakiriye Yesu Kristo, wamwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Haleluya! Mbese wowe wabaye icyaremwe gishya? Mbese wowe wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe? Niba rero ariko bimeze, hari n'ubundi buryo ugomba kwitwara mbere yo kujya guhindura abandi kuba abigishwa. Hari imyitwarire, ni disipurine, ni ubuzima bwa buri munsi. Ntabwo ari ibintu umuntu akora yigana abandi, oya, ahubwo bisaba yuko ubanza kuba nawe umwigisha mwiza mbere yuko ujya kuzana abandi ukabahindurira kuba abigishwa ba Yesu Kristo. Uyu ni umuhamagaro mwiza, iyi ni misiyo nziza Yesu yasigiye buri mukristo wese, umwana w'Imana wese wamwemeye. Ariko ni ukuri uyu munsi ndagomba nongere mbinginge, kandi nanjye niyibutsa ko mbere yo guhindura abandi kuba abigishwa ba Yesu Kristo, ni ukuri tugomba kubanza kuba abantu bafite ubuhamya bwiza, abantu babaye ibyaremwe bishya nk'uko tumaze kubisoma muri iriya jambo ryo mu byakozwe n'intumwa. Abantu bujuje umwimerere, bujuje ibyangombwa by'umukristo, abantu bemera kugendera mu buzima butinya icyaha. Haleluya! Abantu bemera gutinya Imana, abantu babatijwe mu mazi menshi ariko bakagira n'inyota yo kubatizwa mu mwuka. Haleluya! Imana ishimwe, Imana idufashe kugira ngo mbere yo kugira ngo duhindurire abandi kuba abigisha, mbere yo kugira ngo twinjire muri uriya murimo Yesu yadusigiye, natwe tugire imyitwarire y'abigishwa ba Yesu Kristo, abigishwa bamwubahisha, babandi Imana ngo itagira isoni zo kwitwa Imana yabo. Haleluya! Mwene data unyumva, mbese warahindutse koko? Mbese wabaye icyaremwe gishya? Mbese ubayeho ubuzima butinya Imana? Ubayeho ubuzima bwo kwanga icyaha? Rero ndakwingingira kugira ngo ukomeze ushakishe kubaho ubwo buzima. Nyuma yaho nibwo uzajya muri iyi misiyo nziza Yesu yaduhaye. Nongere mbibutse uko iyo misiyo ivuga.
Matayo 28:19 Yesu aravuga ati nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Imana ibaha umugisha. Yesu ari kumwe natwe. Reka tugire inzara n'inyota yo guhindura abandi kuba abigishwa ba Yesu. Tuzane benshi kuri Yesu Kristo, ariko duhindure abandi natwe tubanje guhinduka. Imana ibafashe mu izina rya Yesu. Amen.